mujyane ku gicumbi cy'ababyeyi. Nanjye ndaza. Cameraman. Barjanye sitisika. Karibu ni muze. Babazi. Ala gupfuka mu mwana mu nje gupfukamira. Mumbabarire kuba nagize impungenge nke. Babyeyi muratwumva neza. Murakoze. Uvuga ngo gutungana ni ukwanyu upfundura umutungo wawe. Babyeyi gutungana ni ukwanyu. Ngaho upfundura umutungo wawe. Yes, nyagusuza kandi zira kumeze neza ari hose mu cyo gitandukanye urasaje uburengezo amajyepfo amajyaruguru. Of course nitwa Cheke tu sinza kuvuga byinshi kuri no munsi kuko no munsi ari cyo bijyanye ngo warasenze uburiki cyangwa wareretswe niwahanurirwa. Ikintu cya mbere n'amakuru dusora atandukanye mu cyo gitandukanye magaze nifunze guhera hasi hejuru. Mfite karito mu ntoki, mfite igikapu mu ntoki. Iyi karito rero abadukurikiye nabonye umugabo utanga ubutunzi. Umugabo atanze ubutunzi nagiye mwumva ngaha abantu ubutunzi ngabana akaba ubutunzi ari nabo babuhaye mureba ariko sinamubonye. Nabonye umugabo n'umugore aba ubutunzi turi hano mu kabari. Abo twari turi kumwe ibyo bariye ibyo banywereye hafi 100 ngahe yarabyishyuye. Yafashe inote imwe yonyine ya 5 ayishyira mu ijag amenamo inzoga yavayemo amafaranga yose twanywereye. Ahangaha turiwe. Abantu mwese mwagiye mumumbaza, abantu mwese mwagiye mu bivugo byinshi byetandukanye. Uno munsi yambwa ati 9:30 ubu hageze ntago ari gitumo twahanye gahunda. 9 zisigaza iminota 9 n'igice zisigaza iminota 5. Rero reka kuvuga ibintu byinshi. Ubu nanjye umva se wonyihamagariye nanjye kugwa gitumo. Ibigiye ku munega mugire ngo ngarame karito ngo yuze amafaranga. Ndashaka kureba ni karito uza amafaranga. Gutwara. Biya turega twigirisha. Ni bice mu gace nkuko bisanzwe n'ikiraso sawa sho. Na introduction umunsi ndi bukora icyaka yayikoze. Je navuze byinshi yetandukanye. Je nahawe gahunda na muganga. Mu minota ku isaha ya 9:30 hasigaye iminota mike. None urupangu rwe. Cameraman. Abonye urupangu rwe. Bas. Ntabwo ziba mu mukire. Ntabwo ziba mu. Imbwa nayica. Ntabwo wabura imbwa. Imbwa nayica. Cyangwa ubwo bejo kwirukanganye umuntu uza mu ruhengero urirukanka ngo yipfuye wallahi. None nagiye kora mu kiroso ako amutipe w'ibyihene. Amateka yamubayeho. Ntabwo ashoje kwiba. Bana yanjye. Cyaze no mukire. Abadukurikiye muduhe commentaire, subscribe, like, share and comment. Ubu ngende bari amafaranga uzemo. Ese ugiye kuyavuye muri banki ze? Ariko cyo ibintu kubaza ugiye muri banki. Ako ikintu nemeye nubwo ngenda mwemera neza. Yahaye umugore n'umugabo amafaranga yuzuye. Se ubundi siya. Ubundi bukugira. Hano nyari 9,000 kilo betse. Hano nyari 9,000. Ibi ni ibintu urimo kubona no bigutunguye. Yani 1000 siya. Yani 9,000 ariko 10. Nta mupfumu ugiye ngaye. Mbase. Nta mupfumu waba muzimeze gutyo tuvugisha uko. Bafite imbaraga zabo ariko hari abantu Imana yahaye imbaraga zabo kuri isi. Iminota igiye kugira n'uragera. Yambwa ati niharenga n'umunota umwe. Siya. Takapfusha rukara. Ayo se turabonanye. Kibazo ni ngira aho gusa. Bazare kutubona. Mvase. Siya. Turamarida. Uno munsi nta bintu byinshi mu. Bari wongere nkuruje. Naburi gushaka kwiruka. Yemwe. Karibu. Muraho. Karibu. Ayi tuko yamba. Naje muga. Muraho neza. Bakomeye. Ni mugenzi wanjye. Muraho. Amwita bucece mu gace. Nani kamera mayo nago wamsore. Tugende ko none caniruka. Muga isaha wameze rageze ndahageze. Muganga ko ndi bambaye nk'abamaserera. Karibu. Anegerere muganga ta. Siro. Reka nkubwize ukuri. Muga. Gahunda twahanye. Mwegere se. Nta kibazo cy'abashaka. Na mugenzi wanjye. We. Karetanye nayo. Karibu.
kimeze neza ntabwo rwose karibu wowe none se isaha wampaye mageze neza ni wowe twavuganaga njye Siakama najya n'ubwa mbere nkubonye najyaga numva amajwi yawe nkabona ibyo ukora nkabona iki ariko ikintu ndimo nibaza warangiye we na mugenzi wanjye arabizi ndemera nawe yambwiye yarambwiye ngo azamu ubutunzi gusaba ibirayi ahangaha cyangwa ibitoki yafashe umugore n'umugabo baha ubutunzi barakira ngaha ndi naho nubakiye ababyeyi Gicumbi hano iwanjye ku nzu y'abakuru noneho ntibamwita mbono rero nabaha karibu hari n'ahandi turi kujya karibu tugakomeza ku Gicumbi bitangira neretse abantu badukurikiye tuza kumenya ibyaha bamenye urwenya ni mu mafaranga 9,000 ariko hari inote y'igihumbi yindi aha ni mu ruganiriro reka nkujyane ku Gicumbi cy'ababyeyi nanjye ndahasi kameramani baryanjye sindisiga karibu ni muze ntabwo ndisiga fata kameramani fata yawe naho uyizana karibu ni muze kameramani gerane nanjye tugira tunanirwe ni umukire ni umukire ariko karibu icara ese we icara aho ngaho icara kuri iyo siya dore ntibigiye kwicara siya icara kuri iyo kareka ntabwo nyicara icara kuri iyo ntebe Ntabwo nicara. icara kuri iyo ntebe ababyeyi yavuze ko nakwicara hasi kugira nyicare kubera impano ndayicara kasi uriyahura nicaye ku ruhu uriyahura nicaye ku ruhu arafatana wangiye gukira muga ndakora twinikaga kameramani gendane nanjye akira vugana n'ababyeyi kiroso twakoze byinshi kubera imana bajya ngo abantu gituma bajya gutumuza nawe ihembe sha babyeyi muraho neza babyeyi nguyu mwana wanyu mwemereye ubutunzi ageze aha ku Gicumbi ni mu mwakire muvugane nawe musuhuze se siya kapfu ko yigeze waki zapanze uraho ndacaye ntugire ubwoba nta kidasanzwe ngo nguki nabatemere ushaka kutugora kwa so yana nahageze mwanyemera ubutunzi bwanyu reka yitereka nje kuri baranyishimira nahageze murakoze babyeyi kumwakira reka nongere na ntabwo imbaraga n'ububasha bwanyu babyeyi akinze tubacaye nzanyemo cyambere ni amafaranga kiroso ufata amajwi aho hirya mana umuhungu wongenda babyeyi muraho neza yego gutungana ni ukwanyu babyeyi yego umwana wanyu mwemereye ko agomba kuza akabasura agatahana ifunguro agahabwa ubutunzi yaje ariko ntabwo yigeze atubwira ko azazana n'abanyamakuru sinzi ishusho mwabifashemo niba muramubabarira umpamagara muri ibi bintu wazanye abanyamakuru umwana wawe ubu ni inshuti yanjye ngewe nashatse isi yose ibibone nimba koko ibyo mugiye kunkorera ari byo ndashaka ubutunzi ubutunzi ngo bitewe n'uko ngashaka Amafaranga ubutunzi kandi cyane. akaba ashaka ko isi yose Ashaka amafaranga. ibibona cyari umugome utabibwiye mama na fanta yego igikoresho twamutumye aragifite ababyeyi icyo gikoresho gitereka aho ngaho gipfundikire neza ndakubwira ibyo ababyeyi bambwira bismillah yego mbese koce twagutumye iri hehe mwana wacu na abiza amafaranga wese muri banki twagutumye ziri hehe muri banki ese uje gupfuma inote twagutumye ziri hehe inote twagutumye zo amafaranga yo kuza mwana mu 9,000 babyeyi arana ngo batonze
za noti 9 murakorera se amategeko inoti 9 ibihumbi 9 yazanye n'abandi bantu n'urwembe yuzuza n'amavuta ngo shyiraho ikindi gihumbi kuko wazanye n'abandi bantu n'aya mavuta yarazake azisiga shyiraho ikindi gihumbi n'urwembe birambike hasi nkomeze nk'ubwira nk'uko ababyeyi babitegeka ababyeyi yarangije fata kuri ayo mavuta ya razake usige muri icyo gikoresho umuyobora ababyeyi yego siga asigaye yapfundikiriye atereke hasi tereramo izo note zombi ujye uzibara imwe imwe uyibara uvuga ati babyeyi imwe imwe igihumbi bitatu tajyana n'amaguru ibihumbi 8 iyo wongeyeho ngibi ni ibihumbi 10 ngo wabyishe subiramo ngo babaze umubare gutabaho nana uratira muvuga ngo iyi ni y'igihumbi iyi ni y'igihumbi yego mwana wacu iyi ni ya 2 yego iyi ni ya 2 yego iyi ni imfura ya Beneri y'u Rwanda ya 5 yego yego yamaze kuyatereramo ababyeyi arakurikizaho iki cameraman kuvugana n'abakurambere bampa imbaraga zo gukora ibidasanzwe yego vuga ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi ugutungana ni ukwanyu babyeyi nazanye ibihumbi 10 byanjye igikoresho cyuzura amafaranga vuga ngo iki gikoresho cyuzura ubutunzi na telefone yanjye ndashaka kuyifatisha oya nta telefone urashyiramo iki gikoresho cyuzura amafaranga yanjye ngiye guhabwa ubutunzi funga ndafunga barafunze twakoze byinshi twagiye imisoro twagiye mu cyo hano wacu babyeyi muratwumva neza babyeyi funga neza ku buryo fuka neza na scotch cyangwa sikocha kiroso abadukurikiye yego babyeyi ibi byose isi yose duce cyangwa kujya mu gusoma kuri icupa nawe atufashe cyangwa ufate amashusho neza yego babyeyi upfara nayo udupfara urazigeneye kunywa inzoga yeba pfumukiye nyine funga neza umwemeza w'uka ibintu byo gupfumaguza yese ubungeye muri eliminate tewe ndemera ngo muganga ngira impungenge mwana wacu ese skotse mugezi imbaraga mu baratse gato zakabibaho baratse ngo ngiye gukira zini imbaraga zidasanzwe z'umurengera abana banje ku ishuri zamara amafaranga kubishyura ishuri biga muri pirive kubera imana nyine zikora nzi kuri mushyiramo umuceri nk'ibiro 10 watangiye kugira ubwoba mwana wacu ndabicana ndimo ndasusuna mu ntoki ugamumva baremvana amahoro ari kugiye twakugira ngo tubikore utaje ahangaha ukavuga ko uraza wari ugamije kuza kugira ute mwana wacu urabona umuvanzemo twazanye banyekana tujya mu kiganiro upfumuza ahangaha napfumuze hari imbaraga hari ikibazo muriyeho hano ntabwo turi abapfumu turi abavuzi n'abavuzi izi ni imbaraga z'ababyeyi dukoresha abantu badukurikire ni ikibazo mubona n'icyo ahangaha isi yakamenye ko ari wowe wanzanye imana izame ijuru cyakoze umuganga n'umukire kube ibi byose ni inzara umuntu akubwira ngo ngaraguha ubutunzi ahangaha niho ntuye niho mbarizwa niho utanga ubutunzi cyangwa umuntu mu kuvugira ngo n'indi njyewe nta bushobozi bwo gutanga ubutunzi mfite ahubwo imbaraga z'ababyeyi imbaraga z'ababyeyi nizo ziduha kuba buri wese ko yemerewe ababyeyi ngo umwana wanyu arumva yakongera akavugana namwe ese ubu ngubu ngiye kuva hano nakize
ubundi uravugira he ndashaka inote nkatira tubanze dufunge neza igikoresho subira inyuma dufate amashusho yose ibintu ndabe ibyo ari byo urampamagara umbaza iki ambaza iki ahantu wanzanyemo ndimo ndabona impu ndagiye gupfundikira mbona nanjye bikukundira nawe ibihumbi 10 mu hano zigarura segarura yemaze amezi 2 bambwira ngo uzatuguhe ubutunzi naratiye nabwiye famiye yanjye ngiye kuzana amafaranga ndavanga mpite muri banki ariko icyo aha nta mafaranga yajyamo tubanze dufunge igikoresho mana nya gusaguka imbere y'ababyeyi ntabwo ibihano aramubutisha inkuba ngo nongera ubwira nzoga ntabwo ari abakuru ntabwo ari nta kibazo nawe ni ariko ntiwongera kugura ntabwo ibihano n'ababyeyi iyi karito nutama amafaranga kuyigeraho umura nta cyangwa hano ku gikoresho cy'ababyeyi ngaho ni ibintu gace mu gace kuri sawasawa Siaka TV 500 Kigali News bita no ku mbuga zanjye zose Twitter TikTok ko bana bakunda nkoranyambaga gushyiraho ibintu muba mwabo twebwe twereka abadukurikiye abantu badukurikiye two kujya tugaragaza ibintu by'ibinyoma wowe nimba uri n'igihuhano bitangaza ndashaka inoti bari igihuha tubirabyereka abantu Jawano kameramani ahagarare neza kameramani agira amakuru agucika namusomeje kuri razo ko bamaye n'ingira icyomba tujyana ntacyo abantu ntabwo usomeye n'ingira icyomba tujyana bavura abana babo deni nyimana n'inzara gusa ikindi nkurikizaho numva nkakurikiza amategeko n'amabwiriza y'igihugu cyawe arasinze buriki ndi umunyarwanda igikoresho yazanye yari yaragikoreshejeho kiri kujya kitugora murabibona tugamije kugira ngo tugere aho kitakiriho imivumo kuko wazanye igikoresho mwakoreshejeho mwana wacu ni umuturanyi wakimpaye urafite cyenkayije uwo mukurambere ni umugore cyangwa ni umukecuru uyu nguyu ni umusaza nyamuzindukira akazaza ejo umusaza w'imyaka 124 atuye hehe atuye ku isi ya gatandatu munsi y'ikirunga mwumva cyitwa Nyamuragira aracyabaho cyane ikuzimu ni ikuzimu mubona habaho amadayimoni cyane ikuzimu aragenda akayazana buriya nta n'idayimoni izongera hasi ndimo ndibaza hari umuntu wamenye yahawe ubutunzi sibyo hari n'abantu baba bashaka ubutunzi bari mu bihugu bigiye bitandukanye bo yakoresha izi mbaraga ngo nabo ubutunzi ariko ibyo ntibimubaza mbonye amafaranga amuhanukira abari mu birere bya kure abari mu bihugu bya kure uko twebwe abantu badukurikira kuko nawe nakwingingiye kugira ngo ibyo uhabwa bihabwa utiriwe uza hano akantu wakoze n'isaha kuzana kugira tuzane kamera bose babireba uzana kamera bose babireba ibintu byo muri bucece ngo se bijye hanze kiro nanjye uno munsi ndagutunguye ariko se umuntu wambaye kino kintu nta kuntu wabicagagura se ugakorera twitara hakiri kare ibi ni ibihuha ntago ngo amafaranga ibi ni ibihuha twitara hakiri kare umuntu atanga amafaranga gute amafaranga arimo amavuta ya nuza bamwe ngo nisiga amavuta hano wacu ntukongere kujya ukunda ubusambanyi ntukongere kujya ukunda karekana ikiroso zamura twumve buretse sho mikoro akira ababyeyi yewe ko mfite umugore sinambaye impeta akira fata igikoresho tangiriza aha Siaka ari kubusambanyi gagabanya ubusambanyi navugane n'ababyeyi dore igikorwa cyo gufunga igikoresho kirarangiye ese nasambana uvugana n'ababyeyi hano wa babyeyi negereje umutungo wa Karuna ndabumva neza nubwo muvugira kure kuri ndabumva kameramani byose bikurikiranye tunga hano
Tungaha. babyeyi gutungana n'ukwanyu yamaze gupfundikira umwana wanyu. Izina rya data wantumye. Ubuki. Kirasubira birebe byose. Izina rya data wantumye. Birebe badukurikiye. Karatunga agatunganirwa akakira ubutunzi aricyo cyamugenjeje ahangaha. Ababyeyi muratwumva neza? Yego babyeyi, isengesho ndarirangije, gupfundikira igikorwa cyose twakirangije. Namufasha agapfundura akakira ubutunzi bwe. Kirasfata amajwi. Yego babyeyi, reka mufashe apfundure. Kangoki? Zana rwa cya gikoresho. Fungure. Yego zana cya gikoresho. Urwembe? Yego. Biza bijyamo se. Reka nipfundure cyane. Uburenganzira ko bamaze Ukoze turanga. Cyangwa zapeteke kanwa. Nebeho habyiye. Ibihumbi 10 yahizemo byo bikiri. Ndabyemera ko mboye ikarito. Yanasabye n'igikapu ngo nzajyana mudere ngiki. Igikapu nk'ikiri hasi. Wageze ku gifumbu ugomba gutahana ubutunzi. Nukureho kamera uruma. Wadukurikiye ndakize. Kiro, ndakize. Nawe urigihura cyakijwe n'icyo amafaranga yahizemo kora yawe. Ndakize. Ese mwana wapfa muri kino gihe. Cameraman ugenere nanjye. Nitwijya turebashe ko twigirishije. Kigali noze ni 5 sasa show. Ababyeyi bari kubona yuko ngo wagize kwizera guke wanashidikanyije saba imbabazi. Ngo ukamusaba imbabazi. Halo gupfuka mu mwana mu nje gupfukamira. Mumbabarire kuba nagize impungenge nke. Babyeyi muratwumva neza? Murakoze. Uvuga ngo gutungana n'ukwanyu upfundura umutungo wawe. Babyeyi gutungana n'ukwanyu. Ngaho upfundura umutungo wawe. Yewe mama iwe Yesu we kuki sia nayo murimo Uwo mutungo wawe. ntabwo wanjye sia Yesu we Alhamdulillah. Babyeyi gutungana n'ukwanyu. Ndakize. N'ukwanyu. Gushyira mu mutungo wawe wakire n'abantu. Mikoro zanyu. Tangazamakuru riseze. Upanga umutungo wawe. Tangazamakuru afata n'amezi. Tangazamakuru riseze. Yesu we Tangazamakuru riseze. Beretse kiroso. Yesu we Magana 5. Yesu we 5. Magana 5 igihumbi 5 amafaranga muhambiriye tureba. Ababyeyi bari kumaza ngo kubazanya agakoresho gatoya komeza bara umutungo. Nindi ibihumbi 200. Kiroso ibihumbi 3. Ngo kumva neza. Nkunze tureba. Ntabwo nabasha gucungizemo amafaranga nkabande barenga miliyoni. Hai. Tangazamakuru. Será insílido. Ya, ya acompaña con Mukunzi wanjye. Nkunda. Gutungana n'ukwanyu mwakoze Imana wawe umugisha.